Amahoro y'Imana abane namwe mwese mukurikiye Inginzi TV muri kumwe nanjye Spridio Habimana. Umujyi wa Kigali mu Murenge wa Kigali abageze mu zabukuru basabwe gushishikariza abakiri bato kugira umuco wo kwizigamira. Mu Murenge wa Kigali abageze mu zabukuru basabwe gushishikariza abakiri bato kwita ku mirimo no kugira umuco wo kwizigamira izabukuru kugira ngo icyo gihe nikigera batazaba umutwaro ku miryango yabo no ku gihugu muri rusange, ahubwo nabo aho gusaza bafashwa bazasaze bafasha abandi n'imiryango yabo biturutse ku byo bizigamiye. Ibi byagarutsweho mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abageze mu zabukuru, ndetse ukaba wahujwe n'umunsi wo gutangiza ukwezi kwahariwe kuzirikana ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Kuri uyu wa kabiri tariki ya mbere ukwakira 2024 mu Rwanda hizihijwe umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe abageze mu zabukuru ku rwego rw'akarere ka Nyarugenge. Ibirori byabereye mu Murenge wa Kigali aho witabiriwe n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge Madame Uwamahoro Genevieve. Abageze mu zabukuru, abayobozi batandukanye b'inzego z'ibanze n'abandi baturage baje kubashyigikira no kumva impanuro z'abageze mu zabukuru. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'Umurenge wa Kigali Christophe Ntirushwa mu ijambo ry'ikaze yagejeje kubitabiriye ibirori yashimiye nyakubahwa Paul Kagame Perezida wa Repubulika y'u Rwanda kuba yarashyizeho politika yo kwita ku banyarwanda n'abageze mu zabukuru. Yabibukije kandi ko nubwo leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo kubitaho, nabo bagomba kugira uruhare rwo kwiteganyiriza muri gahunda ya ejo heza ndetse bakabishishikariza abakiri bato. Yagize ati gahunda ya ejo heza nubwo tuyivuga ukabona abageze mu zabukuru ntimuyumva neza muvuga ngo igihe cyagiye, ariko ni gahunda igomba kujya imbere mu byo muganiriza abana, namwe ntimubujijwe kuyijyamo kuko muracyashoboye gukora, mufite imitungo mwakwizigamira. Ni gahunda igamije kuvuga ngo igihe uzaba ugendesha amaguru atatu uzabeho neza. Zirikana ko iminsi ishobora kugutwara utariteganyirije. Zirikana ko umuhanga w'inda ari uwayirarije. Wirya ngo usesagure kuko aho tujya si heza, akabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure. Iyi ni Inginzi TV. Uyu muyobozi yasoje avuga ko hari ibikorwa biteganirijwe muri uku kwezi k'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda, harimo gusukura urwibutso rwa Jenoside rwa Ruriba, kwita kuri gahunda y'isuku hirya no hino haterwa ubusitani n'ibiti, kongera imbaraga muri gahunda ya mvura nkuvure aho abarangije ibihano byabo bahura n'abarokotse Jenoside bakomorana ibikomere, baganira kuri amateka y'igihugu cyanyuzemo, bagasabana imbabazi, hashyirwaho amatsinda y'ubumwe n'ubudaheranwa, kubaka inzu y'amateka ku rwibutso ku bufatanye na Gameko, gutanga ibiganiro ku birebana n'amategeko, gusanira abarokotse Jenoside ndetse hakazanaterwa igiti cy'ubumwe n'ubudaheranwa. Iyi ni Ingenzi TV, muracyari kumwe nanjye Spridio Habimana. Bamwe mu bageze mu zabukuru bari bitabiriye ibirori bashima gahunda nziza igihugu cyashyizeho yo guha abageze mu zabukuru inkunga y'ingoboka. Bavuga ko inkunga bahabwa ibafasha kubaho ubuzima bwiza, aho ibafasha kwishyura abakozi babafasha mu mirima, kugura imyambaro, guhaha ibyo bakeneye no kwikenura mu buryo bwinshi. Ababyeyi kandi bashima umukuru w'igihugu kubw'iyi gahunda nziza, bakamwifuriza kuramba no gukomeza kuyobora u Rwanda. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere wungirije Madame Uwamahoro Genevieve yasabye abageze mu zabukuru gukomeza kwifata neza, bagasigasira intekerezo zabo z'ubumenyi bwabo, bagatuza abato umuco, uburere n'imyitwarire myiza, bagasigasira ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Yagize ati icyo tubasaba ni ukwifata neza, mugasigasira intekerezo zanyu n'ubumenyi, mugatuza abato umuco, uburere, imyitwarire myiza ndetse n'ubwo bumenyi kugira ngo bazabarage u Rwanda rujyanye n'intekerezo nk'izanyu. Mwe mukuze mufite inshingano zo kwigisha abakiri bato indangagaciro z'umuco nyarwanda na kirazira kugira ngo bwa bumwe bwacu dukomeze kubisigasira ni ugukora cyane, urubyiruko rugatera imbere, no guteganyiriza ejo hazaza mwizigamira muri ejo heza, ni kwirinda kunywa ibiyobyabwenge. Ibi nibyo bizatuma dusigasira ndi umunyarwanda n'ibyiza twagezeho. Ibikorwa byo kwizihiza uyu munsi byaranzwe n'imikino, imbyino, kuremera abageze mu zabukuru no kubagabira inka. No munsi wijihijwe ku nsanganyamatsiko igira iti amasaziro meza, ishema ry'abageze mu zabukuru.
umunsi mpuzamahanga wahariwe abageze mu zabukuru ku rwego mpuzamahanga wizihizwa tariki ya mbere ukwakira buri mwaka, wemejwe n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ku itariki 14 ukwakira 1990, utangira kwizihizwa ku ya mbere ukwakira 1991. Mu Rwanda uyu munsi watangiye kwizihizwa mu mwaka w'2000, muri uyu mwaka ukaba wizihijwe ku nshuro ya 24. Mu Rwanda kandi kwizihiza uyu munsi bigamije gushishikariza abanyarwanda kwita ku bageze mu zabukuru, by'umwihariko abatishoboye, kugira ngo bagire amasaziro meza. Iyi ni Ingenzi TV, mwari kumwe nanjye Studio Habimana.